mbahaye ikaze kuri Mukire TV. Nkuko nabibatangarije nababwiye ko tugiye kujya dukora n'ibindi biganiro bibigisha ahantu ushobora kuba wakura amafaranga. Uyu munsi reka turebera hamwe ahantu 10 ushobora kuba wakura amafaranga yo gutangiza ishoramari runaka. Ese wari uzi ko mu Rwanda hari ahantu 10 ushobora kuba wakura amafaranga udafite igishoro? Mu gihe udafite igishoro, ubu ni uburyo 10 bushoboka, kuko nzi ko hari abantu bamwe babashije kuba babukoresha bukabafasha. Niyo mpamvu nanjye nshaka kubatangariza hano kuri Mukire TV, nkuko nababwiye ko tugiye dukora n'ibindi biganiro byinshi bibigisha ahantu ushobora kuba wakura amafaranga yo gutangiza ishoramari runaka. Njye nitwa Mr Sam, YouTube channel ni Mukire TV nk'ibisanzwe. Nabahaye ikaze, reka turebe aho hantu ese nahaye ko hari abandi bantu baba baragiyeyo bakaba barahakuye amafaranga, wowe ntabwo bishoboka. Wibutse ko amafaranga ataba ahantu hagaragaye buri wese ashobora kuba yayabona mu buryo bworoshye. Amafaranga abe inguzanyo, abe inkunga, abe kuba wabona credit, uburyo bwose wabonamo amafaranga ntabwo aba ari uburyo bworoshye, bisaba kuba wabikoreye nyine. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba guhita umenya kuri aka kanya. Yes, reka turebere hamwe ubwo buryo 10 nabateguriye hano kuri Mukire TV. Mbahaye ikaze. Ahantu hambere ushobora kuba wakura amafaranga yo gutangiza ishoramari ni mu kigo gifasha urubyiruko rufite imishinga y'iterambere, ikigo bita BDF cyangwa se Business Development Fund. Ifasha urubyiruko kuba rwabona inguzanyo bitewe n'inkwate ufite cyangwa se imishinga mito iciriritse ushobora kuba wakwandika bakayinonosora neza, babona ari imishinga ishobora kuba yategwa inkunga, bakaba bashobora kuba batera inkunga umushinga wawe ukaba wawukora mu gihe ufite umushinga mwiza ufite ireme. Ibi bintu utabisuzugura ngo kuko hari abantu babikoze uzi bikanga, ariko ngo wumve ko bidashoboka. Niba uzi umuntu wakoze ibi bintu cyangwa se wabigerageje bikanga, ntabwo bivuze ko bidashoboka, ntabwo bivuze ko hari abandi benshi cyane babashije kubikora iyo nguzanyo bakayibona kandi bagatangira ibintu byabo bikaba bimeze neza cyane. Rero ntukajye usuzugura ikintu ukurikije ngo kuba hari uwabikoze bikanga, nawe ujye ugerageza amahirwe. Ku mwanya wa kabiri, inguzanyo y'igice cya leta cyangwa se guarantee scheme. Leta ibinyujije muri BDF ishobora kuba yatanga ingwate ya 75% mu gihe ufite igitekerezo cy'umushinga mwiza ufatika. Binyura muri BDF cyangwa se muri Zigama KSS na Bank of Kigali cyangwa se KSB Equity, aho leta ishobora kuba yagufasha kubona ingwate ya 75%, nawe ukaba washaka iya 25%. Ibi ni ibintu bikora ndetse bisaba ubundi busesenguzi bwinshi bwihariye kugira ngo abantu mwese mu byumve, ariko ni ibintu mu by'ukuri bibaho kandi bikorwa. Ikibazo ni uko muba mudafite amakuru. Uko muzajya mugenda mutwereka ko mukurikiye iyi content, tuzajya tugenda tubakorera ubucukumbuzi bwihariye kuri buri ngingo runaka. Byose ni ibintu bibaho kandi bishoboka, kandi hari n'abantu benshi biba byarafashije. Ku mwanya wa gatatu ni sako cyangwa se umurenge sako. Umurenge sako ni inzu z'imari zorohereza urubyiruko kuba rwabona inguzanyo. Ushobora kuba wafungura konte ugatangira kwandika umushinga wawe mwiza, business plan, usaba igishoro gitoya. Mu gihe ufite konte mu murenge sako waramaze kuba umukiriya wizewe kuri business plan y'umushinga wawe, guhera ku bintu bito ukagenda uzamuka gake gake. Umurenge sako nabyo ni ibintu bikora, kandi naho ni ahantu ushobora kuba wanyura ushaka igishoro cyo gutangiza ishoramari ryawe. Gahunda ya kane ni gahunda bita NEP Kora Wigire. Iyi ni gahunda ifasha urubyiruko kwihangira imirimo binyuze mu mahugurwa no kubona ibikoresho by'ibanze byo gutangiza imishinga. Iyi gahunda bakorana na BDF ndetse na PSF. Ibi byose bikaba bikorwa mu bufatanye na Minicom. Byose ni ibintu biba byakorana kandi biba bigamije kuba byafasha urubyiruko guteza imbere imishinga yabo. Ngo rero ibyo zose ni gahunda ziba ziriho. Ikibazo ni uko abenshi mu rubyiruko baba batabizi cyangwa se batazi n'uburyo bikora.
nimutwereka ko ibi biganiro mwabikunze tugenda tubakorera n'ubundi bucukumbuzi bwihariye. Ku mwanya wa 5 hari imishinga ya RAB ubuhinzi n'ubworozi. RAB ni ikigo cyo mu Rwanda gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi, Rwanda Agriculture and Animal Resources Development Board. Igira gahunda zifasha urubyiruko mu kwinjira mu bworozi, urugero nko mu bworozi bw'inkoko nk'uko dusanzwe tubyigira hano, ndetse ubworozi bw'inka n'indi mishinga myinshi ifite icyerekezo kizima. RAB buriya nayo ifite uburyo ifasha urubyiruko rufite iyo mishinga myiza ikora neza. Ibyo byose hari uburyo biba bikogwamo. Ikibazo nuko urubyiruko benshi baba badafite amakuru. Ibi biganiro ni mu bikunda, buri kimwe cyose tujya tugenda tukijyamo detail, tubabwire buri kimwe uburyo bikora kugira ngo mumenye ibintu byose uko bigenda n'inzira bicamo. Ku mwanya wa 6 inkunga zituruka mu miryango mpuzamahanga. Ibi nabyo ni ibintu bikora kandi hari abantu biba byarafashije uko byamera kose, nk'uwo bita Spark Rwanda Heifer International, ariwo bita GAZ cyangwa se Swiss Contact. Bafasha urubyiruko rwiga ubuhinzi kubona inkunga y'ibikoresho, ndetse batanga n'uburyo ushobora kuba wabona amasoko y'umusaruro ukomoka ku nkoko. Ubu ukeneye kugira nimero zabo ukamenya uburyo bakora kugira ngo ubashe gukorana nabo mu gihe nawe ufite ibyo bitekerezo bijyanye n'imishinga y'iterambere. Ku mwanya wa 7 ni amahuriro y'urubyiruko cyangwa se Youth Cooperative. Aha ni ahantu naho ushobora kuba wakura igishoro cyo gutangira umushinga wawe runaka binyuze mu buhinzi n'ubworozi. Ushobora kuba wafata inguzanyo, ariko muri aya mahuriro y'urubyiruko bitewe n'imigambi mufite cyangwa se n'ibitekerezo by'iterambere mufite, PSF n'ibindi bigo byinshi kwa byabafasha bishingiye ku gitekerezo cyangwa se ibitekerezo byanyu mufite, namwe mwaramaze kugaragaza aho muhagaze cyangwa se ubushobozi mufite, bakaba mushobora kubona nk'abaterankunga. Mwanya wa 8 banki zicuruza cyangwa se zitanga inguzanyo ku mishinga mitoya. Banki buriya hari uburyo ziba zitanga inguzanyo ku mishinga mito iciriritse, ariko ushobora kuba wakwandika neza banki kugira ngo ikugirire n'icyo cyizere. Ubwabyo nabyo ni ibintu ugomba kuba wakoreye nyine uzi uburyo bandika umushinga. Ese uzi ukuntu bandika umushinga? Binyuze mu mishinga ijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, agribusiness, ushobora kuba wabona inyungu. Izi banki zitanga inyungu ku rubyiruko bafite iyo mishinga myiza y'icyerekezo. Bank Equity Bank, Bank of Kigali, KCB, izi nazo ni zimwe muri banki zibasha kuba zatanga inguzanyo ku rubyiruko rufite imishinga y'icyerekezo myiza cyane. Ku mwanya wa 9 nabikorera cyangwa se abaterankunga ku giti cyabo. Ubu bwose ni uburyo nyine ushobora kuba wabonamo amafaranga yo gutangira umushinga wawe. Abikorera ku giti cyabo, ushobora kwegera umuntu mukuru, umumenta wawe cyangwa se umushoramari cyangwa se umuyobozi, ukaba wamusaba kuba yashora imari mu bitekerezo byawe muri umushinga wawe runaka wanditse usobanutse neza. Ufite business plan isobanutse igaragaza ishoramari ryiza, ku buryo wayisobanurira umuntu w'umukire akumva ko ufite igitekerezo kizima byibuze. Niba uri urubyiruko udafite icyo gishoro, ariko nibura mu mutwe ugomba kuba uhagaze neza, ku buryo nibura umukire aza kumva ko ufite ibitekerezo bizima yashoramo n'amafaranga. Ku mwanya wa 10 ni ikintu bita crowdfunding and social media support. Ibingibi ni ibintu bijyanye no kuba wasaba support ku mbuga nkoranyambaga, ariko ibi bintu ntabwo nabishishikariza abantu, ariko nanone mu gihe byagukundira, kuko nzi ko nabyo hari abantu benshi byagiye bifasha, bagiye basaba inkunga binyuze ku mbuga nkoranyambaga nka za YouTube, Facebook, Instagram. Hari abantu bagiye babinyuraho bikabafasha kuba babona amafaranga y'abaterankunga bitewe n'imishinga myiza bafite, bateye imbere barahari. Ariko nk'umuntu ufite ibitekerezo bizima, ugomba kubanza wagira mu mutwe hazima, ugakora iyo business plan neza, uburyo nibura n'umukire yakwizera ibitekerezo byawe akaba yashoramo amafaranga. Hanyuma se ibi biganiro muri kubikurikira gute?
mwari mumenyereye ibintu by'ubworozi bw'inkoko, ariko nizere ko n'aya masomo mugiye kujya muyakunda, nk'uko umukunzi wacu yatubajije atubwira ati tuzige twigisha n'uburyo abantu bakuriramo amafaranga yo kuba bashora muri ubu bworozi bw'inkoko nk'uko nari nsanzwe mbibigisha. Ndabashimiye cyane, reka nizere ko tugiye kujya tubana 5 kuri 5. Ngeritwa bita Sam nk'ibisanzwe.